Jena narapaga nka TI. Come here baby, don't be lazy. I'm ready man to Sunday baby, lady I like your body. I like your body. Ay nabiririmbaga gute ndabisubiramo tu. Bisubiremo mwana. Come here baby, don't be lazy. I'm ready man to Sunday baby, lady I like your body. Love's forever, what is never. My lover, it's over. No more cry, no more lie, no more cheating, no more struggle. I call you my special one cause really got your number one. Hey! Wari musije TI. Uri mu cyaro. What's up my people, ni Orphe Bayo, ni Irebe TV. Ukahita ukora subscribe, hanyuma ibintu bikahita bigenda neza cyane. Turi muri daily play yacu y'uyu munsi, turi kumwe na Mugisha Clapton Kibonge. Kono bivanze. Mugisha Emmanuel. Na Emmanuel yarya. Abantu benshi bazi ko nitwa Mugisha Clapton ariyo mazina nyakuri. Aho Clapton ni izina ry'umuhigo. Ni izina rye nirye guhiga. Nta hantu baguha stage. Nta hantu wavuga ngo nitwa Manuel ngo baguhe stage. Ahita Manuel. Naho ndi umuntu munyempano mufite ze. Manuel ukora ibiki? Akivuzwe Clapton. Kayibwira n'umuzungu uje mu Rwanda bwa mbere akamubwira ati uyu ni Clapton nyine best comedian in Rwanda. Clapton, nice to meet you Clapton. Nyine kwita wumva bahita baguhereza n'ikiraka. Ariko nta kiraka cya Manuel kibaho. Kereka wenda ari nk'icyo gukora umuhanda. Cya biraka nyine byo komisiyoneri. Clapton nikaze muri the play mame. Orphe Bayo. Yewe. Yewe. Ariko igihe kirabikiri myaka myinshi. Man. Muze kwihangana ibintu Orphe ari buvuga arababeshya kuko niwe muntu nkoresha interview tuziranye. Urabizi abastari cyangwa se ufite ibintu wagezeho akenshi ukunda kubeshya kuvuza mukavuga uti ngewe nahereye nko ku nkoko none ubu ngubu ngeze kuri ibi ngibi. Orphe rero ntacyo mfite cyo kubeshya arabita mvuguruza mbira toya ndakuzi sha. Uyu munsi rero ndavugisha kuri kwinji. Aravugisha kuri kwinji mose. Gari karita kwigenera muri studio umunsi umwe umaze gukora indirimbo ari itsinda wabagamo. Aratangiye kandi itsinda. Ngewe natangiye gukora umuziki kera. Umuziki kera, uvuze ngo kera ubwo ari muri groupe rya groupe yitwaga gute? Yitwaga Eastern Boys. Eastern Boys. Ubwo n'abarombo bajyaye hebu. Burasirazuba nyine. Rwagihati. Ni umwana wa Rwagihati nize Nyakawindi, ubwo ni Nyakayaga. Rwagihati ni Rwagitima. Bitandukanye na Nyagahwite cyangwa se Nyagatare. Abana ba Kabasi barahazi, ubwo ni Kabarore. Ubu nsigaye ntuye ku Gisi. Ariko ku Gisi? Nawe usigaye wigiriye muri gahunda y'abahungu cyane. Ndi umwana wo ku Gisi. Ariko Clapton byambombo yamore wapi? Ntago babikora. Ariko wangora indirimbo ari ibintu ajya guririmba cyane ujye byibuka. Ari indirimbo nigize kuririmba y'urukundo nkajya sinza kwibagirwa nyumvisha abajama ngo bayimhinire kuri radio barambwira ngo ingi ngo ndumva ari yo kwibuka. Kandi ari y'urukundo man. Indirimbo naririmbiye umukobwa. Uribuka igihe cyane limited calls za Rwandatel. Waguraga simukadi y'ubuntu kwezi kose. Ibaze gutereta umuntu bizi ko nta mayine turi butange. Wamumariragaho igihe uko kwezi wakumaraga kuri call. Amatwi yarahengana. Muririmbira indirimbo rero nyumvishije abajama baravuga ati indirimbo irimo agahinda kenshi ishaka kuba ari yo kwibuka. Ubwo nyine ndavuga ibintu mbona nzabishobora. Nibwo natangiye gukora indirimbo nyine z'urwenya. Z'urwenya. Aseka reka ari umuntu umwe wigeze kumbwira ati wigeze kujyana mu gitaramo kigeze kubera Kibungo ngo ari umuntu ari utwaje ibintu umuntu uramwibuka. Nawe ntabyo yibuka na underground ntago yabyibuka gusa. Nawe cyane underground? Ngewe na underground nyine ntago we yanabyibuka ko ibyo bintu ari mbi mutwaje. Ariko ni umujama wanjye nyuma twarabonanye. Ninde? Ntawe ndi buvuga. Nawe ndi buvuga. Oya mutubyere nta kibazo. Gusa ko akubura 2009 2010. Ndumva rubwo hari igitaramo. Icyo gihe gitaramo nticyanabaye. Orphe yararimo. Byumva yivugisha gutya gitaramo Orphe yarakirimo. Warugiye nka MC, warugiye nk'umuntu uri buririmba. Yewe na MC.
nakuri ikibazo ko nahasanze ngasanga igitaramo kirimo abantu 8 abantu barakubise baruzura kuri radio ariko twakoze interview kuri radio abantu bari bakubise buzuye kujya kuri sale bo niho twatunguwe ariko abantu bari bigaragara bari mu rugo bari bakubise buzuye ikiza ko ari igitaramo kiri online bari kugikurikira kabisa ariko ikintu cyakishe nuko nta ari jewe utari headline nuko atari jewe umustar wari witegerejwe twaje abantu ibintu narinje mwana nsaba stage ntwaje abantu imyenda ibikapu ibyo bibagiwe imodoka mbizana byagenze tuve mu bya kera mwana tuganire ku bya vuba nibyo byumvikana urakoze cyane reka turebe wamaze kuba umubyeyi uyu munsi ari ubuzima birumvikana ko butandukanye n'ubwo wari urimo mbere n'imyitwarire irahinduka hari ibintu byaba byarakugoye byangoye mu kuba umugabo se aya nari nsanzwe ndi umugabo ahubwo nta bugabo bwanjye bugaragara ariko imyitwarire yo ni yindi nakomeje ahubwo iyo umaze kubana n'undi muntu muhana ibitekerezo ukugira inama bigenda bihindukamo cyane cyane mu gufata ibyemezo iyo uri umusore uri ghetto ureba hejuru muri parafo sometimes za roof ziba zitarimo parafo ureba mu nsinga z'umuriro bigakora siriko n'ubwonko bwawe ugatekereza ikintu mu gitondo ukabyuka ugikora kigapfa ariko ubu ngubu byaratandukanye urahindukira ukareba madamu mu maso agahita akubwira ati you can ugahita ubyuka akakubwira ati you can byari amashanyarazi byari amashanyarazi wajyaga inama n'insinga ukajya inama n'ubuzima bubi nyine kandi utekereza nawe burya na decision ufata buriya ziba ari mbi yitekereje neza ugutekereza neza nyine ibintu byose unabiha igihe ntabwo uhubuka rero maze gushaka nyine ibintu byinshi byarahindutse n'umugisha waje buriya gushaka ibyo wumva ngo umwana ni umugisha nibyo pe bimaze kubyara abahesha umugisha nk'ababyeyi be Imana igena uko abaho kandi kugira ngo abeho ibinyuza muri mwebwe ni mwebwe ihereza umugisha kugira ngo wa mwana abone uko abaho ntabwo yatuma mubyara umwana uri bubure uko abaho rero maze kubyara maze gushaka byinshi byarahindutse nyine discipline yo narayihoranaga ariko nanone uburyo nakoragamo ibintu byanjye byagize nyine bigirira action plan y'umwaka nkavuga uyu mwaka nzakora ibi ngibi ikije avuga iki ntabwo cyari muri gahunda se ngombwa ko nyikora kubera ko ari pressure ushyizeho cyangwa nkagishyira umwanya wacyo bifashijwemo no kugirwa n'inama n'umudamu nanjye ibitekerezo byanjye n'abandi dukora umwuga umwe barahari benshi baduhana ibitekerezo nuko byaje kugenda nyine ariko ndacyari umujene ntuze kumfata nk'umuntu w'umugabo mukuru ndi umujene rwose Okay. Clapton akenshi bavuze ngo umunyarwenya ari igihe umuntu atatekereza ati abantu batera urwenya rimwe na rimwe ntago abara abantu baba bari seriye ujya wibuka igihe bwa mbere ubeguka umugore wawe ukurikije urwenya wakoraga nk'umugore wawe n'ukuntu mwahuye watekerezaga ko wenda ari bukwemereye bitewe n'ukuntu wari umeze biri muri challenges twese twahuye nazo abanyarwenya bose nyine igihe cyose bwa mbere igiteretse umukobwa ntago ashobora kumenya kuri seriye nyine ahubwo ibyo umukorera nibyo buseriye kuko ntago nshobora gufata nk'ibihumbi 100 ngo ngusohokane nko muri hoteli tuvuga urugero ngiye muri date ngo mbwire ngo nishyuye facture y'urwenya icyo gihe ahita yibona kuri seriye ari icyo ushaka kandi icyo gihe uhita uvuga niyo yaba ari bombo y'icumi uyivugiraho amagambo uritonda ukamubwira uti rero ngewe ikintu ushaka kubwira urabanza ukanabisasira kugira ngo umukure hahandi ibintu ugiye kubwira ntabwo ari urwego ngewe narakubonye numva ndagukunze ndabizi ushobora gutekereza ko ari urwenya ukagasubiramo ugerageza uburyo ukavuga nka 5 mesaje kaba nkeya naragukunze ndavuga nti iyo ndi mu rugo ndagutekereza ariko nkavuga nagutekereza nkavuga ni wenda wotekereza ko ari urwenya urimo urabyumva ariko nkavuga ni sinacika intege nubwo yabifata nk'urwenya ariko icyo nzi nuko mukunda gusa akazi nkora k'urwenya nyine rimwe na rimwe mba mbizi ko wabitekereza ko ari urwenya ariko si urwenya murabyumva agahita avuga ati wenda
sha urasetsa ntabwo ndimo kugusetsa rega nubwo ndi umunyarwenya nanjye mfite umutima ndakunda nese basinze kwandikire ubusano turi ntabwo hishyurwa nese ubu ndimo ndaperforminga ntabwo naje gukora urwenya rero ndagukunda nyine ibikorwa umwereka nibyo byerekana ko uri seriye keya ariko ku munwa gusa abantu bakundanye barabizi cyangwa se urukundo uraruzi ruratinya umuntu ugeze imbere umukunda akenshi babyita uhita ujabirira ukuntu nawe nubwo waba utari umunyarwenya ariko ukuntu witwara imbere y'umuntu wakunze ntabwo aba ari wa mu orufe usanga witwararitse ibyo uvuga wabibaze akenshi ugasanga ushobora nk'abantu 10 wowe uricaye bakumenyereho urusaku bakabase Clapton katavuga kumbe harimo umukobwa wawe ubona utuye umukobwa namukunze iki gihe ugatanga nibwo utangira kujya wicara gutya kandi atari kusanzwe wicara wajya kwikora kujya gutya kutavuga Clapton ariko ndavuga ngiye ntari bito ugatangira kwigira ko musoza gusa ariko ngiye nubwo nkunda kuvuga tu kugira ngo umukobwa abone yuko nyine uri cool n'iki byose yamara kugenda ukasama Clapton ubwo ushaka ko wawe ariko n'abantu iyo bakundana ntabwo cyasha baba babana wenda mu nzu wenda rimwe ariko umaze gushaka uri kumwe n'umuntu w'amasaha 20 kuri 28 ibintu bitatu ujye ureba ku mugore ko ati bana wari waratinze bikumutiva ko buri munsi yakubiye ibintu bitatu by'inyizi bimwe na bimwe umukundira we ibyo nkunda mu rushako cyangwa nkundira umugore wanjye umugore wawe byo gushyigikira mu kazi kawe ibintu bitatu ni byinshi cyane mbere message ampereza iyo ndi mu kazi njya kubona nkabona ndi mu kazi arambwira ati sheri akazi keza ndagukunda tegera bigira gute aba harimo ubutumwa bubiri aba harimo ko nsize mu rugo arankunda ikindi ibyo ndimo gukora arabishyigikiye hakabamo kunyubaha no kunyubahisha ni ukuvuga ngo abamugana bose cyangwa se inshuti ze kubera yuko kuterekana ko ntacyo nshoboye kuba yerekana ko umugabo we ashoboye hakabamo nyine nawe ubwe kunyubaha mu buryo amfata mu rugo n'iki guhana ibitekerezo nawe iyo fone yanjye mani nta wundi muntu ufite iPhone hano urumva uburyo we akubaha uburyo agufata mu rugo mu kuzuzanya nta guhangana kurimo nta kuva namushaka cyangwa se nanamutereta nawe musi ndatongana nawe kubera ko buri umwe asobanukiwe undi azi kumenya iyo mbabaye iyo ndi stress arabimenya akamenya uko ntwara kubera akazi kenshi hari igihe sinshobora kumuhisha ko hari ikintu kimbangamiye ahita kibona ubwo rero ibyo nabyo ni byiza ndabikunda ikindi nuko anderera neza umugabo wese ushaka abashaka umuntu uzamurerera shaka utosiga ukaze urakurerera ko wabaye umugabo nabaye umugabo umuntu ukurerera biba byatandukanye n'ubwiza ngo cyo mukundira ngo ubwiza ngo inseko ngo uko ateye ibyo umuntu aba yarabirenze aba yatangiye kubona ububyeyi wa muntu utangira kuvuga uti uyu ndamutse ntakiri no ku isi yasigarana amaraso yanjye cyangwa se yanderera ibyo nari nshatse kuvuga ni umuntu nyine numva ari nk'igice cyanjye cya kabiri twuzuzanye ibyo rero nibyo bituma mukunda uyu mugabo rero ngenda muzi kera atarashaka niko ibyo bintu kumumenyera rero ntabwo biri gupfa yes urakoze cyane Clapton reka tugende ku muturanyi ari nama episode iri gukora harimo n'abantu bagenda bagaragaramo bimeze bite umuturanyi uri kwiganisha umuturanyi navuga ngo turacyari mu gutangira uko nabivuze ahantu hatandukanye ni filime nagiye n'introducinga nyine mu bice nkafata episode nkavuga ni episode niyo kwerekana uyu mukinnyi kurikiyeho niyo kwerekana uyu mukinnyi maze kuberekana bose noneho ndatangira mpuza babakinnyi ari nayo mpamvu muri iyi minsi abantu bayikunze iryoshye nuko noneho ubu ngubu abakinnyi barimo guhura barimo gukora buri mukinnyi ku giti cye ntekereza ko afite audience ye bamaze kumukunda
story yatangiye kumenyekana. Ubu ushobora kubaza ngo Gatogo ni muntu ki, bakubwira ati Gatogo ni umuntu w'umunyamanyanga uhemuka cyangwa ugira gutya. Brenda ni muntu ki, bakamukubwira. Alphonsina ni muntu ki, bakamukubwira. Icyo gihe rero filime iba yamaze kugira story igaragara, abantu abayikurikira bamaze. Iyo utangiye kubona comments zikubwira ngo mbabare ngo ndashaka kureba ukuntu bizagenda gutya, kuvuga ngo story iba yamaze kumenyekana. So ni filime navuga ngo ngiwe uyandika iracyatangira, ntabwo uburyohe buraza rwose. Hari ibintu byinshi bahishiwe ko turi kuri episode ya 18, ya 19 za Zorite ya 18, ya 20 za Zorite ya 19. No kuvuga ngo buri munsi ngira ibindi bintu nkora kugira ngo episode abantu bayireba bakomeje kuryoherwa kurushaho. Rero bashobora kuyireba nyine kuri channel yanjye ya Clapton Kibonge, yitwa Umuturanyi. Ubyanditsemo gusa cyangwa ukandikamo Umuturanyi series cyangwa Clapton Kibonge wahita uyibona. Ni filime nshaka, ni filime y'urwenya, so gushaka ni filime kuko ndi umunyarwenya, ntabwo nabasha filime z'agahinda cyangwa zo kurwana. Ibyo kurwana wapi, ntabwo warubona ko buri Clapton, ntabwo narwana. Bibaye ngombwa kurwana, nashaka abantu b'amafaranga bakangwanirira. No muri filime barandwana, n'umugore wanjye n'umurwanira muri filime, babirebye barabibonye. Nta ibintu byo kurwana happy ni ku ruhande. So nzagenda nyikora neza, bakomeze baryoherwe. Abafana ba Alphonsina, abafana ba Musebe, abafana ba Brenda, abafana ba Gatogo, abafana ba Peter we Kalifani, mwese ndabashuhuje kandi ndabashimira ko mukomeza kwerekana urukundo mudukunda. Bira bidutera courage, bituma dukora cyane. Kuko akenshi iyo ukora ikintu uvuga uti ibi bintu nkora abantu barabikunda cyangwa mbireke. Iyo bakweretse ko babikunda rero, cyane cyane nka episode y'ushize yarakereweho kujyaho, ariko nagiye kuyishyiraho nibwo namenye ko ikunzwe cyane. Bite isaha kigeze filime yacu iri he, ugahita wibuka igihe wayitekerezaga badahari, none barimo kuyikwishyuza, ugahita uvuga uti wow, bya bintu biri gukora. Ese Kalifani ugendeye kuki mushyira muri filime? Kalifani namubonye ko azi ku acting. Iyo ndebye na clip y'indirimbo ngiye menya ko azi ku acting. Namubonye mu ndirimbo yitwa My Love na Marina. Nza no kumenya yuko ajya akina kuri stage theatre mu runana gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu wakinnye theatre uwo ari we wese n'uzanamwumva kimenya ko ari umupro azi gukina. Abari mu bicyayi utabasha theatre ubwo ntiwabasha no gukina filime. Ntabwo yakugoye se buriya? Ntabwo yangoye kubijyanye n'iki kumukoresha cyangwa kuba yakina. Oya ni umurasta. Nanamushimira imbere ya kamera. Ni umwe mu bantu bicisha bugufi cyane, uzi icyo ashaka, wumvikana. Ni afite umutima wa kirasta, ni uzi abarasta ko nabambira niko ameze ibintu byose nta stress. Akoze cyane. Ikarite mwinjiza muri true story cyangwa se mu nkuru mamo, naho Clapton agiye kutubwira icyamubabaje cyane n'icyamunejeje atajya apfa kwibagirwa mu buzima bwe. Cyambabaje muri rusange, kijya cyukura ku mutima ko ati ntabwo nyapfa kukibagirwa. Kikaba kuri njye cyangwa kuri muri rusange? Kuri wowe. Kuri njyewe, kuri njyewe nta kintu cyambabaje cyane. Sindarira kubera ikibazo nagize. Ibibazo umuntu muri iyi si byo ni byinshi, ariko sindageraho kuba narira. Cyaba cyarambabaje muri rusange cyo ni ibyabaye, ni amahano yabaye ku gihugu cyacu. Ni ibintu nyine bimbabaza. Ubu ngubu wenda abantu bamaze kumenya nk'ukuri, ariko usanga nka kera waravuga ngo uri umunyarwanda, bakumva baravuze ngo ntihahandi habaye jenoside yakorewe ikintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu rero nakuze bimbabaza cyane, kuki mvukiye mu gihugu abantu bafata nabi gutyo. Ariko ubu ndashima Imana yuko igihugu cyacu noneho basigaye bakigeranya n'amata n'ubuki, bakigeranya dufite ubukerarugendo, ni Visit Rwanda. Mbese ubu ngubu ibintu byabaye byiza. So ibyo ngibyo ni bijya muri rusange. Nta muntu wishimishijwe n'amateka yacu, ariko ubu ngubu tumeze neza. Hanyuma icyanshimishije, ikinshimisha cyane cyane ni kiba mu isengesho ryanjye, ni nacyo kiba mu isengesho ryanjye. Ni uburyo Imana ikomeza kwagura ibikorwa byanjye ikandinde. Ubundi isengesho ryanjye bari rigufi cyane, usanga ari ugusengera ibikorwa byanjye kugira ngo byaguke, no gusaba Imana kurinda umuryango wanjye, inshuti zanjye n'igihugu kugira ngo kigire amahoro. Mfite ababyeyi banjye bari mu Mutara,
nkunda, umuntu wese akunda ababyeyi be, mba nifuza ko baba bameze neza. Nkagira umugore n'umwana nabo mba nifuza ko bameze. Ibyo bintu rero iyo mbyutse nkasanga bari amahoro, Imana ikagura ibikorwa byanjye, nshimira Imana. Ubwo rero nshimira Imana ko ikomeza guha umugisha ibyo nkora bikaguka, sinsubira inyuma, ahubwo aho gusubira inyuma nkagenda mpindura, noneho nzana ibindi bishyashya cyangwa se ibyo abantu bakunda. Ubu navuga ngo nk'ubu tugere ubundi mu rwego rw'abaproducer, ubu mfite filime. Umwaka ushize nta filime nari mfite. Bivuze ngo buri mwaka Imana igenda impa blessing. Yantangije urugendo rwo kugira ibigo namamariza, bigatunga umuryango wanjye, filime nkazikina zigakundwa. Hari abantu bagiye bakina filime nyinshi ariko ntakundwe. Imana kuguha umugisha igashyiramo ako kantu k'igikundiro, biri mu bintu ntashobora kuryama ntashimiye Imana. Nkabwira Imana warakoze yuko igikundiro kiva kuri wowe, ntago ari uko ndi umuhanga. Hari abandi bahanga bagiye bazima, hari abahanga babuze uko bakora, hari abahanga babuze ibishoro, ariko cyo ngushimira nuko undinda nkaba ngihumeka, ukaba urinda n'ibikorwa byanjye bigakomeza byaguka. Urakoze cyane. Bisa nkaho ufite impano nyinshi, ari gukora stand up comedy, gukina filime, arukora stand up comedy ariko adashobora kuba yakina filime, akaba yakina filime atakora stand up comedy, arushobora kwandika. Muri ibi ngibi bitatu wari kwandika, stand up comedy no gukina, byose ibyo byishoborera, byose ubikora. Nayo ni impano Imana iguhereza. Nabyo ndabishimira Imana kuko hari abantu bazi stand up comedy ariko nta kindi kintu azi. Hari n'uzi gukina filime utamujyana mu kuririmba cyangwa se iki byose. Icyo nshimira Imana ni uko nshobora kuba MC, nshobora gukora theatre, nshobora guperforminga muri theatre, nshobora kuba naririmba, nshobora kuba nakwandika filime n'ingi yiyandikira. Ubu ngubu no guproducinga nayo n'indi mpano, kumenya ngo ibi birasabwa, kwishyura ibi ngibi kugira gute. Imana igenda nyine inyagura nkuko nyibisaba, igenda inyagura. Rero ibijyanye na art nkora, ntekereza ko byose ndabikora. Ikintu ntaragerageza no gukora radiophonique, gukora theatre kuri radio, ibyo ntarakora. Impamvu nabwo ntabwo numva ko byananira ko ibyo bintu mbizi, ahubwo nuko nta kintu njyamo kugira ngo cyice ibindi. Ni ukuvuga ngo umwanya ushobora kujya mu kintu ushaka kugikora ukagikora nabi kubera kutagihaye umwanya uhagije. Bitewe n'ibyo nkora bintwara umwanya munini cyane ku buryo ntashya. Niyo mpamvu ntakora kuri radio kuko ntibyananira. Ariko kuvuga ngo niba mfite ikiganiro nijoro cya radio, niwe kuri tele ndi muri shooting ya filime, mfite igitaramo, mfite ibiki byose, nindangiza muri uwo munaniro wose njye kuri radio igihe gihoraho. N'ubwonko bukenera igihe cyo kuruhuka. Hari n'igihe ntaha, tuvuga urugero, nkabura uko nandika kubera ibintu mvuyemo, nkumva umutwe urajagaraye, sinshobora kuba nagira inspiration zo kwandika. Bivuze ngo hari igihe mba nkeneye kuruhuka. Kwandika biri mu bintu, muri ibyo byose nkubwiye, byose biranyoheretse kwandika. Kwandika byo ni ibintu ntavuga ngo mbonye umwanya reka nandike, ni ibintu bikuzamo bikakubyiganiramo. Bimeze nko kuzura umwuka wera, biraza bikakwinjiramo, ukahita wumva episode iraje ukayishishimura ako kanya. Iyo utayishishimiye ako kanya, niyo wakwitaba telefone ukagaruka, ntabwo wakwibuka wari ugeze. Ni ibintu bimara ko umwuka wera. Ni ukuri. Nshobora kuba ndi imodoka ndimo kugenda gutya, natangira gutekereza kuri idea, nkahita mpagarara aho ngaho nkandika nkabirangiza. Kuko ninjya gutegereza birapfa. Urakoze cyane. Muri scene zose wakinnye, ni izihe ebyiri zakunejeje wicaye nawe ukazireba zigusetsa? Ntazo, nta kintu cyane. Ntabwo ujya wireba nawe? Oya, ndabikora ariko nta kintu cyanjye njyewe njya nkunda. Cyane cyane ko abantu baseka ibintu ntatekereza ko bisekeje. Si uko yabidasekeje, ahubwo nyine kuko mba nabitekereje, ntabwo ngiye ntekereje ide mpita nturika ngo nseke. Iyo mbikinnye bisetsa abantu, kandi ibintu bikundwa n'abantu we ntabwo ushobora kubimenya, ahubwo ugerageza gukora ibyo utekereza ko bakunda. Ukajya ubona ukavuga ati iki nicyo cyamvunnye, ariko ikitamvunnye bagikunze cyane kurusha. Gusa icyo nzi cyo nuko bakunda reality, ari nayo nkunda gukora. Abantu babonye video zanjye muri lockdown,
hari niyo nakoze ejo bundi na Patrick na uploadinze kuri Instagram yanjye. Bakunda ibintu biri kuba. Ngira impano yo gucreate ide ijyanye na situation. Niba turi hano muri interview nkaba nakora brag ijyanye na interview nyine ako kanya. Ibyo abantu barabikunda. Nkabibona ko bisekeje naye nkabibona ko bisekeje koko. Nkako nakoze ka Patrick yaje kunsura arambwira ati nyakira ndamubwira nti mwakiriza iki arambwira ati amata urabizi iyo umushyitsi yatse ikintu akenshi uyinyabya ahantu biri akenshi agusaba n'ibidahari ugahita utuma nk'umukozi akajya nko kuri boutique akenshi nta giciro ufite ugahita ubabwira uti mumpereze fanta y'umushyitsi ndaza kubohereza amafaranga noneho ngewe Patrick yavuze ateka nkwaki ndashaka amata bitangaruka ndamubwira amata ntayahari niba ufite 5 wazima nkayagutumira kandi umushyitsi none yumva ko ni ibintu bitabaho uburyo nayo mubwiyemo rero nambwiye nti amaye bitanu ndamubwira si 5 ndagarura reka basi umva uzane nayo umwana nyine mpitanguriramo n'umwana wanjye ariko yari brag ariko abantu babikunze kuko babisanishije n'ukuri nyine like umuntu aje kunsura akaba yahahira n'urugo rero ibyo bintu abantu barabikunda video mu mafilime nakinye scene nyinshi za Seburikoko iza filime nakinyemo yitwaga Kwege hari izo Rufonsina hari ariko hari nka scene abantu bazi yo nasinze ngira ngo muri Manyanga ngo toroshi sinibuka ukuntu ivuga ngo izuba rarigezayo nahita mubwira ngo ndajyana iryo nshoboye ndatwaye iryo nshoboye naho ka trendinze cyane kageze kuri njyewe scene zose nzifata kimwe ntabwo nabona iyo nkunze kurusha iyindi kuko ntabwo ndi wa muntu wamenyekanye kubera scene imwe ngo wenda ngo niyo bakunze bahita bamenyeraho ni ibintu bahuje bivamo ibindi akoze cyane Clapton waramutse bagushizeho miro ari hano imbere yawe miro iki kintu wakwifuza kuba cyava ku mubiri wawe cyangwa cyakwiyongera ku mubiri wawe n'amano bankuriraho amano yose se ibino ano mano yanjye ntago ari meza gusa nta cyo ntwaye bari kuyakuraho ntarashaka kuko ntago ntarashaka sinajyaga nambara akamambiri cyangwa iki kugira ngo batabibona uriya ariko ntabwo ntumve nsimbuye uriya ngo ni mabi gusa niyo mabi kuri njye ko ahandi hose ndi mwiza cyane ndiyizi ndarenze nta imana ndarenze ariko ubwo nashatse nta kintu nifuza ko banyongereraho cyangwa ngo bankureho Clapton niki bita big dream kuri wowe ni ukuba ni ukwinsipayiringa abatoya inzozi zanjye ni ukuba wa muntu w'icyitegererezo ibindi bisanzwe ku giti cyanjye ni ukuzagira production house ikomeye ndi umusaza cyangwa kuko filime nzazikina ndi n'umusaza kuko umusaza akina filime ariko nkagira production house ikomeye inzu itunganya amashusho films n'iki byose iri ku rwego ruri hejuru izo nzozi zanjye urakoze cyane Clapton ufite ibiro bingahe ibiro mfite byo gukoreramo business ibiro upima ibiro bingahe ni ibiro byo gukoreramo business uziko navuga imyaka yo kuvuga ibiro kuko imyaka iraruta ibiro umuntu avuga icyo ari hejuru mu mibare ibiro byanjye rero birahindagurika cyane mbere ya saa sita mba mpima ibiro 49 iyo maze kurya biterwa n'ibyo ndiye iyo ndiye ikiro mpita nuzuza 50 ariko ni hagati ya 50 na 55 ku myaka 10 niyo ni average y'imyaka 10 sindarenza 55 sindajya munsi ya 50 mbese ndi nk'agafuka ka kawunga Clapton yatari muri comedy yatari muri cinema abari gukora iki mba ndeba umupira match nicyo kintu kinduhura ubwo iyo ntashye naniwe
ikintu nkora telefone nkuraho data nyine aba off undi naba ari umupira nkawureba ku mipira idahoraho hatari umupira mitangira gute ntabwo nkunda filime cyane mitanshyiraho muzika shyiraho imiziki itandukanye nkareba amavideo mashya ubwo ngubwo gukoresha social media byo mbifata nk'akazi ko n'ubundi nyikoresha akazi hari n'igihe ngira nkumva nyine ndarushye nkavaho nkareka gusakinga ibintu kuri social media nkavuga reka nduhura ubwonko telefone y'uburyo bwayo nayo ikoresha ubwonko ubwo rero ndicara muri salon nkareba match yaba atari match nkareba umuziki ujyanye na mood ndimo ko urabizi ko hari igihe uri muri mood ya hip hop hari igihe uri muri mood ya gospel hari igihe uri nyine biterwa n'injyana ikujemo nkahita ariyo muziki ndeba ubundi nkajya kuryama nkaruhuka ubwo mbona uyu munsi wagenze neza. Clapton ni ihe dega yaba yarakoze iri crazy dega ubwo ni ukuvuga kiba ari ikintu kiri crazy waba warakoze kabati iki kintu kabisa ni hatari nawe ikibutse bati hano hantu kabisa nuko nigeze kwereka papa ko ndimo nakuze asiga amafaranga y'inzu turi i Kigali ndayatwara ndamubwira ngo ngiye kwikodeshereza ahantu mba njyenyine nyine kugira ngo abone ko nshobora kubona yajyaga anyima amafaranga akambwira ngo we ngo ntago kandi imfura ariko ntampe icyo cyizere akavuga ati we ngo kuko nigeze kurya school fees ndi ku ishuri yigeze kumpa amafaranga y'ishuri nijyaho 1000 ndavuga ngo icyumweru gitaha nibanze inoti 1000 nariyeho 1000 none unanirwa kugisubizaho kuri Minerval kuryaho 1000 ndongera mfataho ikindi ndavuga ngo hari umuntu uza uko kundi uvuga ngo nibona bitatu uzahita ujye uyasubizaho nikanga maze kuyagezamo hagati aje ku ishuri aramubwira ngo umwana wawe ko atayishyura school fees atari kugenda nimuhaye amimbaje namwe nayataye muri toilette nagiye muri toilette ngamo ntinya kubikubwira school fees iraryoha wa muntu amafaranga y'ishuri sha nuko niba utaranayari uzabaza abantu bari school fees iraryoha school fees ko ntumenye uburyo agenda agabanuka ubwo maze kuyarya rero barampana yaraje ku ishuri ahita yishyura ndi ariko barankubita kuva icyo gihe ntiyongera kumpa icyizere cyo kumpa amafaranga yampana pocket money akayihereza umuntu nduta imyaka baziranye akayambikira nyine akajya mpa y'icyayi gutyo ariko icyizere cy'amafaranga kimpuraho noneho nararangije secondaire nshaka kumwereka ko nakuze ibyo bintu nabiretse ndayafata noneho ayasize iyi nzu hari aho twabaga ariko njye nshaka kwibana nyine nkakora ubuzima bwanjye namubwire ntifite umushinga n'iki byose nakora akavuga atoye guhaye wayagira gute asize ay'inzu ngiye ndayatwara Awari wijyane. Akajya mpamagara ati wa mwana bazana ayo mafaranga ambwira ntayo nzana ngiye ubu ngubu ngiye. Ugiye kwibana. Kandi koko waragiye ntonaga. Naragarutse ndayamusubiza. Nagezeho mujamo nari nzi ko turi burarane nsanga yaraye mu kazi. Muraho ndaranda wese. Ndagaruka nyine. Icyizere cy'impaye nyuma yarasubiye mu cyaro ndi Kigali nyine ndamubwira. Abana batariye school fees ntabwo bariye amafaranga. Urakoze cyane Clapton. Man. Barafe bayo. Yari Clapton diki. Ati gabaye. Ndimo guseka. Yari Clapton Kibonge twari kumwe ni Irebe TV dukundiye mutureba ndabashimira koze men. Urakoze Rufe. Nawe rwose merci beaucoup. Ariko man wamaye hip hop freestyle imanga ntangure kukigendera. Njyewe narapaga nka TI. Gati yake. Yarimo y'urukundo nari mfite yine nakubwiraga. Yari mfite igitero cya hip hop cy'icyongereza kimeze nk'icya TI. Narumvaga ndi ku rwego nk'urwa TI. Tabyumva utyo. Niba naririmbaga gute mana yanjye ngo come here baby don't be lazy I'm ready man to Sunday baby daddy I like your body
Ay nabiririmbaga gute ndabisubiramo tu. Bisubiremo mwana. Come here baby, don't be lazy. I'm always ready, man to Sunday, baby. Ready, I like your body, love is forever. What is never, my lover, it's over. No more cry, no more lie, no more cheating, no more struggle. I call you my special one, cause really guy you number one. Wayumvishije itiyayi. Uri mubi cyane umusirikare. Umuntu warimbanaga se yagiye guko agiye mu. Yabo nafanda. Yaranambuje ngo sinkavuge ko twaririmbanye. Afite ibinyota gutya. No. Agenda gutya hano yara haruzuye. Haruzuye guys. Arakoze cyane. Icyo gihe twari kumwe twese tugira gutya ngo yo ariko ubu ngubu ha. Arampamagara ko sha. Nabonye ugeze kure. Iraza rwose birimo biraza. Zandebe ndi ningaruka I Kigali mvuye mu butumwa bw'igihugu nanjye ndahanga ndi mu butumwa bw'umuntu. Nuko byagiye. Urakoze cyane be. Merci bro. Dusubirizaho mu rugo mani. Kabisa. Yes, yari Clapton Kibonge. Right, so nizere ko mame. Yes, yari Clapton Kibonge twari kubwira ko cyane ni Irebe TV ukahita ukora subscribe. Tusuza n'abantu mu mahanga tubabwiye ko dukunda iyo mutureba. Ndabashimiye nakagaruka.